cyane kuri aya manywa, kandi ndashima Imana cyane bitangaje kwinda kw'Imana kuri twe. Tukaba tugeze muri iki gitondo cy'aya manywa cy'umunsi w'umugisha Imana yaduhaye. Reka mbabwize ukuri, mureke tubishimira Imana. Abantu benshi bajya basenga babwira Imana bati, Imana kora igitangaza, Imana ngwino dukorere ibitangaza, Imana ngwino ukore igitangaza. Ariko ndatinyuka kuvuga ko njyewe namwe kuri twe igitangaza cyakoretse. Hari abantu bateranye kuri iyi saha, bateranyijwe n'impamvu nyinshi zitandukanye. Hari bateranyijwe n'amarira, bateranijwe n'ibibazo, bateranijwe n'impanuka zabaye. Ariko reka mbabwize ukuri, nubwo dufite ibibazo mu mitima yacu twasize n'iwacu, ariko mureke tunezerwe yuko dufite impamvu nziza yo guterana dushengereye Imana yacu. Ibyo byagombye kuzamura amarangamutima yawe, kumva kunezerewe, kumva kuri imbere y'Imana, kuba Imana yaduhaye kubaho, ikaba yaduhaye kurama. Uyu munsi njyewe namwe tukaba turiho, no kuri Imana igitangaza yagikoze, icyubahiro kibi cyayo. Mwakoze kutwakira, kandi nayibonye ko mwatwishimiye rwose. Kandi hano mu Kagarama ntago ari ubwa mbere mageze, uko abayobozi babivuze. Mu kwezi kwa gatandatu twari turi hano, turi muri gahunda y'ibirundo. Ibirundo bigenda neza, ndashima Imana ko Imana yabakoresheje, mwaratsinze. Imana ibaha umugisha. Kandi reka mbabwize ukuri, turatangaje ngo Imana ibaha umugisha, kandi mwizere ko muwuhawe, kuko yaravuze ngo musabe muzagenza muti. Tubasabiye turahera hayo. Witeka abaha umugisha mu izina rya Yesu. Nitwa Ndagijimana Damascene, amazina yanjye bayavuze. Iwacu ni ku Itorero rya Nyirakavomo mu ntara y'Ivugabutumwa ya Rusororo. Firi ryo turayisangiye. Ndubatse birumvikana, mfite umugore umwe w'isezerano, mfite abana 4, umaze kujya n'abuzukuru 5. Ndashima Imana ko yabikoze neza. Ubu niyo nagenda nk'uko abandi bagenda, ntacyo byabintwaye. Kandi kirenze ibyo, ndashima Imana ko yangiriye ubuntu, nkaba ndi umwana w'Imana binyuze mu gakiza Imana yaduhaye. Imana ihimbazwe. Intashyo mfite za hafi cyane, ko sinjya nkunda gutwara umwanya bitari ngombwa. Kujya gutakaza igihe hari icyo twagikozemo, ntago mbikunda rwose. Ahantu mvuye vuba ku Itorero ni Kimihurura. Ejo bundi rwose vuba cyane, nta n'ibyumweru birashira, naho twari tufite amateraniro y'Ivugabutumwa. Baravuze batahandi uzajya uzadusuhurize abana b'Imana. Kandi nanone Itorero naryo ryambwiye ngo mbasuhuze nimugoroba natangira isabato iwacu. Kandi nanone by'umwihariko umukecuru yambwiye ati unsuhurize abana b'Imana. By'umwihariko yambwiye ati unsuhurize Musoni Frederic, nge ntabwo nari nkuzi. Igihe yaje gukora iwacu nanjye nari ndahani. Yambwiye ati umuntu munsuhurize. Ndavuga nti ndibubaririze, ngiye kugira amahirwe nsanga niyo twajyanye muri gahunda. Mukecuru yambwiye ngo usuhuze mwa. Uwo mutwaro urawakiriye, urakoze kungira neza. Reka tujye mu bituzanye, tureke byinshi, kuko mu kanya turi bugaruke. Kuko twabitangarijwe, ubutumire bwanyu twarabubonye, kandi twaranezerewe kubwakira. Guhera uyu munsi dufite amateraniro y'Ivugabutumwa uko abayobozi babitangaje, kuva kuri tariki ya 18 kugeza ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 12 niwo tuzaba dushoje amateraniro yacu. Rero uyu mwanya mfite insanganyamatsiko nifuza ko tuganira, kuko nifuza ko dukoresha umwanya neza, kandi tunafite n'igihe cyiza kugira ngo tujye kuruhuka, tuze kubona n'igihe tugarukira. Hano mfite insanganyamatsiko ivuga ngo umugambi w'Imana ku Itorero ryayo ntiwigeze uhinduka. Niyo nsanganyamatsiko tugiye kuganira. Umugambi w'Imana ku Itorero ryayo ntiwigeze ugenza gute? Reka dusenge. Urakoze Data wa twese, icyubahiro kibi cyawe. Tugushimiye yuko uri Imana yacu, kandi ushobora byose, nta kirogoye imigambi yawe uhimbazwe. Tugushimiye itawe washyizeho ku bushake bwawe, kandi n'uyu mwanya tugushimiye ko umugambi waryo, umugambi ufitiye kuri ryo utigeze uhinduka. Kandi icyo ufitiye umugambi kuri iri torero ni ukurigirira neza. Icyubahiro kibi cyawe. Tugiye kwiga ibijyanye n'ayo mateka, tugiye kwiga ibijyanye n'uko Itorero urihagarikiye. Dusabye Umwuka w'Imana ngo azabane natwe. Reka imitima yacu rwose tuyegurire kumva ibyawe,
aba bantu bari imbere y'ubwiza bwawe natwe turimo, imbaraga y'umwuka wera iduhurize mu biganza byawe, kandi ubwo ijambo ryawe rigiye kubumburwa uryumvikanishe, tubisabye Imana mu izina rya Yesu. Mfite hano amasomo abiri asa n'impanga, amasomo abiri asa n'impanga nifuza gusomera icyarimwe. Irya mbere ni Yohana igice cya 10, niryo duhereyeho. Ni amasomo abiri asa n'impanga nkunda cyane. Irya kabiri ndaje mbabwira aho riri. Yohana igice cya 10 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 4 niho duhereye iki cyigisho cyacu. Kubafite Bibiliya mureke tujyane. Yohana igice cya 10 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 4 haranditse ngo, nukuri ndababwira yuko uwinjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo, ahubwo akuririra ahandi, uwo aba ari umujura n'umunyazi. Murongo wa 2, ariko unyura mu irembo niwe mwungeri w'intama. Umurinzi w'irembo aramwugururira, kandi intama zumva ijwi rye. Ahamagara intama ze mu mazina yazo akazahura. Murongo wa 4, iyo amaze kwahura ize zose azijya imbere, intama zikamukurikira kuko zizi ijwi rye. Icyubahiro kibi cy'Imana. Yesu muri iki gice cya 10 cya Yohana yatinyutse kubivuga mu mbaraga ikomeye, aravuga ngo ninjye mwungeri w'iki? Yego, ninjye mwungeri w'intama. Niko Yesu yabitangaje, kandi arangije agaragaza umwungeri icyo ari cyo, agaragaza n'ibirango biranga umwungeri. Icya mbere yaravuze atumva, umuntu wese utinjira mu irembo akinjira anyuze ahandi aho ariho hose. Icya mbere yamwise ko ari umujura. Icya kabiri amwita ko ari umunyazi. Ariko arangije aravuga ati umwungeri nyawe uragira intama ze anyura mu irembo. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, kandi ushinzwe kugarira kubera ko amuzi aramwugururira akamukingurira. Yamara gukingurira umwungeri intama ze akazahura. Imana ihimbazwe. Akagenza gute? Sinzi nawe muri mwari umuntu wigeze umwungeri. Muri iyi minsi narindi ntabwo ari Burasirazuba, ni mu karere ka Bugesera. Ni Burasirazuba? Yego nibyo. Nari mfite amateraniro makuru ahitwa ku Rweru, yamaze icyumweru. Igihe nari maze nari ngeze ndahibagiye, uretse umuhanda ujya ku mupaka ugakata ibumoso, nibagiye ko bahita Ramiro. Ndahibutse rwose, ahitwa Ramiro. Hise mbibuka neza cyane. Nigiye imbere gato mpasanga ifamu, hari kuzuba, ubwatsi bwose bwarumye. Ariko ikintu cyantangaje, nabonye amatungo y'inka yari muri iyo famu. Ndeba ukuntu ari amatungo meza, ndeba ukuntu abyibushye. Nasabye untwaye kugabanya, ko ibintu byose babwiriza turakurikirana cyane. Ndibaza aya matungo ameze atya muri iyi mpeshyi, muri aya mafa mu Bugesera hava izuba ukumva ko rivuye. Ariko nitegereza kubona aya matungo mu gihe cy'amapfa, ndeba ukuntu ameze neza. Mbwira untwaye kugabanya, emwe ndanafotora. Hari ikintu kimwe cyinjiye mu bwonko bwanyu, namenye neza ko nyiri ayo matungo ari wiyitaho. Abizi neza ko niyo byageze mu gihe cy'amapfa azi uko agomba kuyagaburira, abizi neza uko agomba kuyahura kuko naye, abizi neza ko aramutse arangaye amatungo ye yamushiraho. None Yesu aravuze ati ninjye mwungeri w'intama. Haleluya. Ati kandi intama zanjye, aya magambo narayakunze, intama zanjye ndazahura. Icya kabiri, intama zanjye nzihamagara mu mazina. Icya gatatu, kandi ngo yamaze kuzahura we azijya imbere. Yazijya imbere nazo zikagenza gute? Ikibazo ni iki? Arazizi nazo byumvikanye neza cyane. Iri somo reka turisubikira kubera impamvu. Ezekiel 34 navuze ko hari amasomo abiri ameze nk'impanga. Hariwe na muri Ezekiel niho twatinda gatoya. Ezekiel igice cya 34 turacyari ku ntama, turacyari no ku mwungeri. Ezekiel igice cya 34, Ezekiel igice cya 34 ndasoma ku murongo wa 20
26. ku bafite Bibiliya niba mwahageze mureke tujyane. Ezekiel igice cya 34 umurongo wa 26. iri jambo narikunze cyane. Haranditse ngo maze ndi gusoma hatariho nabibonye ninjye wayobye. Yego nahabonye aho nshaka. Izo ntama zanjye, yego nibyo. Hano umuyaga ntunyoroye ariko birashoboka. Izo ntama zanjye, uwo ni Uwiteka kubivuga. Izo ntama zanjye n'imyanya ikikije umusozi. Izo ntama zanjye n'imyanya ikikije umusozi wanjye byose nzabihindura ibihesha iki? Abantu bavuze ari bakende babaye cyane. Izo ntama zanjye n'imyanya ikikije umusozi wanjye byose nzabihindura ibihesha umugisha, kandi nzavubira imvura mu gihe cyazo, hazagwa imvura y'umugisha. 27. maze igiti cyose cyo ku gasozi kizera imbuto zacyo, ubutaka buzera umwero wabwo. Nibyo? Ubutaka buzera umwero wabwo. Izo ntama, ako nako nongeyemo, zizibera amahoro mu gihugu cyazo, kandi zizamenya yuko ndi Uwiteka igihe nzaba maze kuzica ku mugozi w'uburetwa no kuzirokora nzivanye mu maboko y'abazihataga. Ntabwo zizongera kuba iminyago y'abanyamahanga cyangwa gutanyagurwa n'inyamaswa zo mu gihugu, ahubwo zizibera amahoro ari ntawe uziteye ubwoba. Haleluya. Nzazimereza urwuri. Kabanejeje cyane. Nzazimereza urwuri, kandi urwo rwuri ruzazibera ikirangirire, kandi ntabwo zizongera kwicirwa n'inzara mu gihugu cyangwa gukorwa isoni n'amahanga ukundi. 30. nazo zizamenya ko njyewe Uwiteka Imana yazo ndi kumwe nazo, kandi yuko inzu ya Isiraheli ariyo bwoko bwanjye, niko Umwami Uwiteka avuga. Namwe ntama zanjye, intama z'urwuri rwanjye, muri abantu banjye, nanjye ndi Imana yanyu, niko Umwami Uwiteka avuga. Imana ihimbazwe. Imana ikuyeho urujijo muri Ezekiel igice cya 34. mu gice cya 10 cya Yohana batubwiraga intama, ariko bakatubwira n'umwungeri, bakatubwira na Yesu. Ariko hano muri Ezekiel igice cya 34 Imana iravuze ngo kandi ubwoko bwanjye ari bwo nzu ya Isiraheli buzamenya ko njyewe ubwanjye ndi Uwiteka Imana yabo. Imana iravuga ngo namwe ntama zanjye, intama z'urwuri rwanjye, muri abantu banjye, ndi Imana yanyu, kandi ndi Uwiteka Imana yanyu. Icyubahiro kibi cy'Uwiteka. Ndashima Imana muri iki gitondo cy'aya manywa ko turi intama z'Uwiteka Imana yacu, kandi Data wa twese niwe uragiye izo ntama. Icyambere yaravuze ngo nzazimereza urwuri. Ngo nzagenza gute? Niba Imana ifite intama, cyangwa se mu yandi magambo, niba uyu munsi wa none Imana ifite itorero ryayo, akaba arizo ntama zayo ariyo Isiraheli mu buryo bwa mwuka. Amateka twese tuzi kandi duhuriyeho nuko uyu munsi wa none abadivanditse b'umunsi wa 7 mu buryo bwa mwuka turi Abisiraheli, mu buryo bw'umwuka turi intama z'Imana, dutuye mu cyanya cya Data wa twese. Izi ntama Imana izishakira urwuri, izi ntama Imana irazuhira, kandi kinejeje ngo hakikije urwo rwuri rwose rw'izo ntama Imana izahindura hahesha umugisha. Icyubahiro kibi cy'Imana. Impamvu iri torero rya Kagarama riri kuri uyu musozi, nta yindi mpamvu Imana yemeye ko tuba turi hano, ni ukugira ngo binyuze muri iri torero ry'Imana, binyuze muri twe, abatuye kuri uyu musozi bose n'uyu mudugudu bazahabwa umugisha. Imana itugize umuyoboro bakabona agakiza. Icyubahiro kibi cy'Imana. Nzazimereza urwuri, niko Imana yavuze, kandi ngo urwo rwuri ruzazibera ikirangirire. Burya n'inzuri ziratandukanye. Hari inzuri nageze iburasirazuba, naho nari ngiye kubwiriza y'ubutumwa. Nari ndi ahantu mu ntara yivuga ubutumwa ya Rugerero ku bahazi, ariko nari ku gasozi hejuru ahitwa Budaha. Nabonye inka zifashwe nabi, bafite ibintu bitangu ni ibikuyu, ahantu hangana no kuri uruhimbi, bakahazengurutsa amabuye, nta bwatsi burimo,
nabonye imodoka zirirwa zitunda imitumba y'insina, amatura yanywa ukumvamo amakashi. Reka nkubwize ukuri, uretse kwihambira korora byarabananiye. Ni wa wundi woroye wumva atabireka. Ariko reka babwize ukuri, ndashima Imana ko Imana yacu yo mu ijuru, Imana itagira uri kugenza, Imana irinze intama zayo, Imana izitayeho kandi zigaburira ibizikwiriye mu gihe gikwiriye. Imana ihimbazwa iteka ryose. Ibyahishuwe igice cya mbere, turimo turajya mbere. Byahishuwe igice cya mbere, tabo cy'ibyahishuwe igice cya mbere. Ntabwo nzi neza uko ujya ubitekereza iyo wibutse neza kuri mu ntama z'Imana, iyo wibutse neza ko Imana ariyo ikuragiye, iyo wibutse ko Uwiteka Imana uri mu cyanya cyayo. Ntabwo nzi icyo uhita wakira mu bitekerezo byawe. Mushiki wacu yakoze cyane kuba dusomera byahishuwe igice cya mbere, ariko ndasoma mpereye ku murongo wa 9. Byahishuwe igice cya mbere umurongo wa 9 niho dusomye, turageze rwose ku murongo wa 20. Ngewe Yohana mwene so, musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana biri muri Yesu, nari ku kirwa cy'Ipatimo bampora ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Ku munsi w'umwami wacu nari ndi mu mwuka, inyuma yanjye numva ijwi rirenga nk'iry'impanda. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Imana ni nziza. Ariko turi kujyana, zamura ikiganza niba unyumva niba nakugoye. Uwiteka guha umugisha. Ndabasabye ngo muntize umwanya, muntize amatwi, ndabinginze. Yohana umuhishuzi aravuga tumva, ngewe Yohana mwene so musangiye amakuba no kwihangana buri muri Yesu, nari ku kirwa cy'Ipatimo bamuhora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'iki. Avuga akantu hano ngo ku munsi w'umwami wacu nari ndi hehe. Munsi w'umwami wacu nuwe? Mubivuze mushidikanya cyangwa murabyemeza? Tubwire impamvu ari byo. Indi minsi yo ntago ari Imana. Munyumve neza. Ariko niba muri kunyumva neza, Yohana umuhishuzi ni umwe mu ntumwa 12 za Yesu. Niwe ntumwa yonyine mu ntumwa 12 yapfuye yisaziye. Abandi bose bapfuye bazira urwo shebuja yapfuye. Kuri uri umugaragu ntabwo aruta shebuja. Nawe kumwica barabigerageje ariko biranga. Naratangaye cyane ngo bigeze kumufata bamucanira mu nguru y'amavuta bagira ngo bamutwike, batumva ibyo mwigize, mwirirwa muvuga ngo muri ababwiriza butumwa, mwirirwa murasakuza, bati uyu munsi turagukaranga bufiriti, bati byawe uyu munsi birarangira. Umusaza Yohana bamujugunya mu nguru y'amavuta, na amateka twese tuzi, amavuta yabirindutse, amavuta yaseruye, umuntu muzima uhumeka nkanjye nawe bamanuriramo. Bagome baragwira, bamanuriramo, barangije barapfundikira, bati mureka tumukarange bufiriti aba makara yamvugo yacu ngo nundi munsi. Igihe bari bicaye banezerewe barimo baserebura k'intumwa imwe nibura yari isigaye muzakomeje kogeza rya zina, igihe gitunguranye bagiye kubona babona umupfundikizo wari upfundikiye yangunguru cyangwa cya kibindi cyari cyo cyose, babona uratombotse wituye nkiriya. Gutomboka kwabyo ntago byari bitangaje, ahubwo bihutiye kureba uwo bakaranze. Yohana bari bashyize mu ngunguru y'amavuta, bagiye kumurebaho kugira ngo basange yahiye, basanga abaye umusore w'imbaraga. Baravuga batera iby'aba bantu menye bafite n'abadayimoni, ubwo batarimo gushya, reka tujye kubata mu kirwa cy'Ipatimo aho inyamaswa zizamurya zimukongore. Bati niba umuriro umunaniwe, ariko inyamaswa ntabwo zo zizamunanirwa. Reka babwize ukuri, Imana irindira itorero, Imana ikarinda umwana wayo wo mu itorero no kugera ku rupfu. Imana iraturinda, icyubahiro kibi cy'Imana. Ngiyewe ndabyumva nkanezerwa, ntabwo nzi wowe kubyumva. Ni gute umuntu wamutwika ntashye? Wigeze ubibona? Yari iki? Ari ikintu cyanejeje ngo bagiye kumuta mu butayu mu kirwa cy'Ipatimo hadatuwe abantu, aho bategereza neza ko azicwa n'inyamaswa. Ndashima Imana yo mu ijuru, nubwo Yohana yari mu butayu afite imbeho,
yicwa n'imibu, ari mu buzima navuga ko butari bwiza. Ku munsi w'isabato ari we mwami wacu, Yohana yari mu mwuka. Haleluya. Cyane Imana twese ngo tube mu mwuka w'Imana muri umwanya. Twe kuva turi mu mwuka. Isabato yari mu mwuka. Ngewe ndimo ndahamya ko ntabwo yari mu mwuka gusa, nubwo ari ku kirwa cy'Ipatimosi yari afite amateraniro yera, yaruhukiye isabato mu kirwa. None twebwe tuyiruse turi mu rusengero, abantu barakureba ukabona barababaye, abantu barakureba ukabona agahanga kakamvaraye, abantu barakureba ugasanga ibibazo byarabishe. Reka babwize ukuri, turi imbere y'Imana, mureke dushimishwe no kuba duteranye dufite amateraniro yera. Dusaba Imana yoroshye imitima yacu, muka Imana twuzure mu izina rya Yesu. Igihe yari mu materaniro aruka isabato ari mu kirwa cy'Ipatimosi, arimo ahimbaza Imana ari mu kirwa, we ngo yagiye kumva n'iki yumvise ngiki hano, ngo ku munsi umwami wacu wendi mu mwuka, ngo ngiye kumva numva ijwi rimbwira riti, murongo wa 11, icyambere icyubona ucyandike mu gitabo, ucyohereza amatorero 7 yo mu Efeso, Simuruna, Perugamo, Tuatira, Sarudi, Filadelfiya ni Laodikiya. Umurongo wa 12, nuko mpindukizwa no kureba ijwi ryavuganaga nanjye, mpindukiye mbona ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu, kandi hagati y'ibyo bitereko by'amatabaza harusa n'umwana w'umuntu, yambaye igishura cyera kandi yambaye umushumi w'izahabu mu gituza. Umutwe we wasaga n'umusatsi byeraga nk'ubwoya bw'intama bwera nka sheregi, n'amaso ye yasaga n'ibirimi by'umuriro, ibirenge bye byasaga n'umuringa w'umuteke utunganijwe n'umuriro wo mu ruganda, n'ijwi rye ryari rimeze nk'iry'amazi menshi asuma. Mu kuboko kwe kw'iburyo yarafashe inyenyeri 7, mu kanwa ke havamo inkota ityaye ifite ubugi impande zombi, mu maso he hari hameze nk'izuba rityaye. Mubonye ntyo mwikubita imbere nk'upfuye, anshyiraho ukuboko kw'iburyo, arambwira ati witinya, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka. Haleluya. Kandi ndi uhoraho, icyakora ndari narapfuye, ariko none dore mpora iteka ryose, mfite imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Nuko wandika ibyo ubonye n'ibiri bukurikireho, hanyuma n'ubwiru bw'inyenyeri 7 izumbonanye mu kuboko kwanjye kw'iburyo, n'iby'ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu. Arangije avana mu rujijo arabisobanura ati, dore izo nyenyeri 7 nizo bamarayika bayo matorero 7, naho ibitereko by'amatabaza 7 niyo matorero angahe? Igihe naraha narayibabwiye, ngewe itorero ntabwo narivukiyemo rwose. Nagira ubuntu n'Imana bwo kumenya itorero. Imana yari impishurira mu 1994 ku itariki 17 z'ukwezi kwa 12 nibwo nabatirijwe muri itorero. Igihe nabatizwaga nari ntarabyumva neza, ariko uko iminsi yagiye igenda ihita, imyaka ikagenda ihita, narushijeho kumenya no gusobanukirwa neza ko iri torero nizeyemo ari itorero ryahamagawe n'Imana. Uyu munsi wa none kuba mbarizwa mu itorero ryahamagawe n'Imana, iyo mbyibutse niyo mbitekereje nge numva nezerewe, ntabwo nzi wowe kubitekereza. Reka babwire, hari abantu babaye badive babitoraguye, hari abantu bari muri iri torero bameze nkaho byabagwiririye. Ntabwo nzi impamvu uri hano, hari andi madini menshi. Ntabwo nzi ubuhamya watanga kuba uyu munsi wa none uri umudivantiste w'umunsi wa 7, ariko reka nkubwize kuri, uko waba waraje kose ndashima Imana ko waje, kandi urakaza neza natwe twaraje. Umva icyo Yohana yabonye muri iki gice cyose nsomye mu mirongo myinshi. Yavuzemo ibintu 3 by'ingenzi. Icyambere yaravuze ngo ibyo ubonye n'ibiri bukurikireho ubyandike, niko yavuze. Yego, ubyandikire amatorero 7 yo muri Aziya, ayavuga n'amazina yose, uhereye kuva kuri Efeso ukagera kuri Simuruna, arakomeza yose uko muyazi neza, agera ku itorero rya 7 ariryo rya Laodikiya. Aravuga ati ibyo ubona byose ubyandike. Ni ubutumwa yahawe. Iryo jwi ngo amaze kubyumva ngo arangije arahindukira, niko kibyanditswe, ahindukiye ngo abona usa n'umwana w'umuntu. Usa n'umwana w'iki? Kumana yanjye. Icyambere bavuze uko yasaga, amaso ye, imyambaro ye, mu yandi magambo ni igitinyiro cya Kristo no gukomera kwe n'ubudahangarwa bwe. Icyo Yohana yabonye cyambere, yahishuriwe icyubahiro cya Kristo.
Imana ihimbazwe iteka. Arangije muri icyo cyubahiro, niba mwabisomye neza, ngo amubona arimo agendagenda, yego, hagati y'ibitereko birindwi by'iki? Byumvikanye neza. Kandi baravuga ngo ibyo bitereko birindwi by'amatabaza niyo matorero angahe? Bivuze ngo umva aka kantu neza, uhereye ku itorero rya Efeso, itorero ry'intumwa, ukamanuka ukarenga iryo torero mu bihe birindwi, ukagera mu itorero ryacu rya karindwi, cyangwa se mu gihe cya karindwi gisoza amateka y'isi. Yohana yabonye ko Yesu azaba agendagenda hagati y'itorero kugeza ku mateka asoza ubuhanuzi bw'isi. Ko mutabyumvisha hari ndababaye. Urabyumvishe? Ubyumvishe nguki? Ngere ko byumvise. Icyo numvise nuko guhera kuri iryo torero rya mbere kugera ku itorero rya karindwi, Yesu ari kumwe naryo, ari uriyoboye. Bivuze ngo Yesu niwe muyobozi w'itorero mu bihe birindwi. Yego. Wari uyoboye Efeso, ni nawe uyoboye Laodikiya. Mbese nibyo itorero ryacu ni Laodikiya. Ndashima Imana ko uyu munsi warone Kristo akiri hagati y'ibiteko birindwi by'amatabaza. Niri torero mbarizwamo, ndashimira ko Yesu akiri umuyobozi waryo. Imana ihimbazwe iteka ryose. Igitero umva, ni itorero rimwe mu bihe birindwi. Kandi iri torero ryo mu gihe cya karindwi rya Laodikiya, amateka atubwira neza ko nta torero rya munani rigihari. Ndababwiza ukuri, iri torero ryo mu gihe cya karindwi uko Yohana yabyeretswe, Kristo aracyari umuyobozi w'iri torero. Abasirimu nyine muri kubyemeza imitwe nkayibona neza. Buri wese agira buri tuzamenyana bamenye. Hari abanezga bakavuga mena, hari abazamura ikiganza, hari nabemeza nk'aba boss wo mu Kagarama nabibonye. Buri namenye neza ko mubyumvise. Ubwo namaze kumenya icyo ndi bumenye. Aka ni akambere kumvikanye neza. Yohana yabonye Yesu agendagenda hagati y'ibiteko birindwi by'iki? By'amatabaza. Bisobanuye ngo Yesu niwe muyobozi w'iri torero mu bihe birindwi. Uko yari ari kera n'uyu munsi niko yagenza guta. N'iri torero rya karindwi Yesu aracyariyoboye, aracyagendagendamo. Nubwo ryahindukira inyantege nkeya, Kristo aracyariyoboye. Imana ihimbazwe. Nejejwe no kuba mu itorero riyobowe na Kristo umwami wacu. Kandi mfite icyizere ko iri torero rikiri mu biganza bya Kristo. Iyo Yohana aza kubona ugendagenda hagati y'ibitereko by'amatabaza bitandatu, nari kumenya ko iri torero ryacu rya karindwi ritari ririmo. Naho no mu mateka asoza ubuhanuzi bw'aya mateka y'isi yacu, Kristo aracyari umuyobozi w'itorero. Kababwire, nimukomere, nimushikame mu byizerwa, Imana iracyayoboye itorero ryayo, ko ntago ryava mu biganza byayo. Hari ikindi yabonye cya kabiri aho twasomye ngo yabonye afite inyenyeri zingahe? Zari ziri hehe? Ariko muvuga ibyo mwasomye. Zari ziri hehe? Muki kibumoso, mu kiganza cyane. Ateka bavuga ngereka babwize kuri Mana yarabimisha. Yohana mu byo yabonye ugendagenda hagati y'ibiteko by'amatabaza. Icya kabiri, abona kandi uwo nguwo ari we Yesu afashe inyenyeri zirindwi mu kiganza. Arangije aravuga ngo kandi izo nyenyeri ndwi, yego, niba bamarayika barindwi bayo. Niba mwarize ubuhanuzi nk'abadiveri kababwiza ukuri, ubundi ubuhanuzi butubwira neza ko marayika, abamarayika barindwi bayo matorero, izo nyenyeri ziri mu kiganza cya Kristo cy'iburyo. Mu busobanuro neza bw'ibyahishiwe ibyo nzi mwese mwasomye, nanjye nasomye, nkaba ntinyuka kubivuga ntakibakiba kuko mfite ibihamya byabyo. Ibyanditswe tugaragaza ko izo nyenyeri zirindwi ari bo bamarayika bayo matorero, n'abayobozi b'itorero mu bihe birindwi. Mubyumvishe buhoro ko mutari abayobozi. Abayobozi umva neza, uhereye ku wowe uri umujiya ndakugaragwa n'ibishaka. Uhereye ku bayobozi Petero mukuru w'itorero, ukageza ku bakuru b'itorero bahano Kagarama, izo ni inyenyeri ziri mu kiganza cya Yesu. Kiki nibyo cyangwa ntabwo ari byo? Ndavuga ko ari byo ntakebakeba. Ubaye utabyemera waba waraguye. Unyumvise neza?
bivuze ngo uhereye kuri Ted Wilson uyoboye itorero muri Amerika, uhereye kuri Burasiyusi Ruguri uyobora diviziyo, uhereye kuri Byiringiro abantu birirwa baravuga bakavuga n'akatavugwa, ukagera ku baperezida bayoboye za Firidi, ukagera ku bandengeye nk'abayoboye intara n'ababonye bahageze, ukageza ku bakuru b'itorero bakagarama harimo na Damascene. Izo nyenyeri zose z'aya matorero 7 ziri mu kiganza cya Yesu kiki. Reka nkubaze ikibazo, inyenyeri mu kiganza cya Yesu uvuga ko yaguye ute nyirayo atarabivuga? Subiza. Ntago bishoboka kuko umuyobozi mukuru ni Kristo. Ubwo muvuze ngo Yesu yarahumye ni wowe uri kureba. Niba warigeze unabikora upfuka musaba Imana imbabazi mu masengesho. Hano mfite agaswara mu ntoki zanjye kari mu kiganza cy'iki, ni iburyo ni ibumoso, ngaho ni mu ntegeka ngakuremo, mwambwira nkagakuramo, ntiwabishobora. Aho ndihanagura aho ndi bubishakire, nibyo cyane ntabwo aribyo. Ndimo ndihanagura ariko aho ndi bubishakire nongera nkageza guta, ninongera kubishaka ndageza guta. Ngewe ibi narabihishuriwe, uwo mutwaro narawutuye wamvuye ku mutwe. Niba nawe ukiwukoreye ndagusabira ngo uture mu izina rya Yesu. Reka mbabwize ukuri, abayobozi bagira intege nkeya bigashoboka, banacogora bigashoboka. Abizera b'Itorero rya Kagarama twagira abanyabyaha, twagira n'ibyaha bitaragashakishwa muri watunga urutoki ukabyerekana abantu. Ariko mureke mbabwire, hejuru y'ibyo byose kapiteni w'ikipe ari we Yesu, ari we mutoza mwiza, waza abakinnyi bakenyeye kuba bari mu kibuga ashyiraho kandi akagenza gute ibisigaye reka tuyoboke. Mugirire Imana icyizere, Imana iracyayoboye itorero ryayo. Yesu aracyagenda hagati y'ibiteko 7 by'iki by'amatabaza, kandi inyenyeri 7 ziri mu kiganza cya Yesu kiki. We yavuze ko ari we mwungeri w'intama, none ko ari umwungeri w'intama akabanyura mu irembo, wowe unyura he? Ururira uraba umunyazi kandi uraba umushura. Reka mbabwize ukuri, ndashima Imana yo mu ijuru iyo twizeye, ndashimira itorero ryahamagaye rigakurwa mu biganza by'Imana. Ubuyobozi bw'iri torero ni gahunda ntibijya bihinduka, Imana iracyayoboye itorero ryayo, Imana ihimbazwe. Ndavuga ibintu bitatu: mugirire Imana icyizere, Imana iracyari maso; mugire Yesu icyizere, aracyayoboye itorero; mugirire icyizere ubuyobozi buyoboye itorero, n'inyenyeri ziri mu kiganza cya Yesu kiki. Ubiyoboye azabikora neza. Akandi kajagari nakahe? Ufite ikihe kibazo ubundi? Ngo ngiyewe mu Kagarama ngo nzabavamo, sinzasubira no mu rusengero, ngo niba ngo mwazajya gusengera ngo umuntu usigwe pfiriya, ngo ibyaha biri mu Kagarama, ngo saba kuri itorero baho, ngo sinabadiyakore, ngiri itorero ngiri ryaraguye. Wowe waraguye wibeshyera itorero. Hasoni ugendagera hagati y'ibitereka gihari. Mubyumvise neza se byakozwe n'intumwa? Tujye mu mwuka w'abahanuzi cyangwa gusoma ibihamya nka 2 tugasoza. Dufite umwanya tuzabyiga, ndavuga he magambo se. Page 104 tuzabyiga, dufite umwanya. Ni igitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi kibyakozwe n'intumwa, nicyo dufite. Ni bande bagifite wabo mu rugo? Barabifite ariko ni bakeya, nayibazaniye byinshi. 104 umva amagambo narabikunze cyane. Page 104 igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, wenda bitewe na version n'icyigisho icyari cyo. Page 104 amagambo yo ndi kuyasoma rero, nkunda gusoma nirukanka nkava ibintu nsomye abantu barabyumvise naho mbizi. Umva ko wavuga Imana yashyize itorero ryayo hano ku isi, irangije irigira umuyoboro inyuzamo umucyo, kandi binyuze muri uwo muyoboro ari we torero, Imana imenyesha abantu imigambi n'ubushake byayo. Yesu ashimwe. Imana yashyize itorero ryayo ku isi, irangije irigira umuyoboro, kandi
kandi binyuze mu bushake bwayo. Imana igiye kugira ibyo imenyesha abantu binyuze mu muyoboro wayo ari we to tukijyana we kivuze ubuhuha. umva kakandi ariko nyumva neza ariko ndakwinginze, nta n'umwe wo mu bagaragu bayo Imana yemerera gukora ibyo yihariye binyuranye n'imibereho y'itorero ubwaryo. Nta nubwo Imana iha umuntu umwe ubwenge bwo kumenya ubushake Imana ifitiye itorero ryayo ryose, ngo noneho itorero ari ryo mubiri waryo Imana irekere mu mwijima. Witwa nde? Wagowe kuri njyewe. Mazina witwa nde? Witwa Alleluia. Witwa Muhoza Jean Claude. Reka nkubwize ukuri kutagira imbere. Reba abantu bose bicaye hanga. Ntabwo abantu abakuru b'itoro baraha, abadiyakoni baraha, abadiyakoni kazi wowe udahamagara no ku gipande, urangiza uvuga ngo mwese muze munyitaye mbabwire iby'Imana yambwiye ngo Kagarama yaraguye. Umva ko iri jambo rivuze. Byumve neza aho ndabaho. Nta n'umwe mu bagaragu bayo Imana yemera gukora ibyo yishakiye kandi binyonye n'imibereho yayo ari ryo torero. Ngo nta nubwo Imana iha umuntu umwe ubwenge bwo kumenya ubushake Imana ifitiye itorero ryayo, maze ngo umubiri waryo ari we torero ryose ngo Imana irekere mu mwijima. Umva, mu burinzi bwayo Imana ishyiraho abagaragu bayo ngo bakorane n'itorero ryayo kugira ngo bigirire icyizere cy'ahubwo biringire cyane Imana ikoresha kugira ngo bateze umurimo wayo imbere. Umva ya magambo, mu itorero hagiye haba abantu bahora bashaka kuba ibyigenge, abantu basa n'abatazi ko umwuka w'ubwigenge uyobora umuntu kukwishingikirizaho cyane no kwiringira ibitekerezo bye bwite, aho kugira ngo yumvire inama, ndetse aho kugira ngo ahe agaciro ibitekerezo by'abavandimwe bo mu kwizera, ariko by'umwihariko ibyo bari mu myanya Imana yashiriyemo kugira ngo bayobore ubwoko bwayo. Imana yahaye itorero ryayo ubutware n'ubushobozi bidasanzwe. Ibyo nta n'umwe uwo ari we wese ushobora gushimirwa kubyirengagiza cyangwa kubisuzugura. Ukoze ibyo wese abasuzuguye Imana. Nshaka kuvuga, niba twabonye ko hari inyenyeri ziri mu kiganza cya Yesu cy'iburyo, tukabona ku itorero ry'Imana ari umuyoboro, ni gute Imana iza gutanga ubutumwa ku itorero igatuma umuyoboro ikajya kuwutanga hirya y'umuyoboro? Ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka. Ntabwo wowe Imana yaguha munyumve neza, ntabwo ari kwishyira hejuru. Naka video nigeze mbona gacara namwe mwarakabonye. Abantu ngo bigeze gusaga mu kuri igihugu baba atari ko muyobozi, twari tuje kukubwira Imana yakudutumyeho ngo tuguhe umurongo wuko urayobora iki gihugu. Arabaga atari ko Imana yampaye kuyobora igihugu, kuki njyewe itambwira uko nakiyobora ikabwira wowe utayobora n'isibo? Umuntu utayobora isibo umuntu utayobora isibo abatuva niyongera kubabwira ko ibantumyeho muzababwire ko nanjye nshaka kwivuga. Jira musaza yagira ibisubizo ateye ubwo. Imana yampaye igihugu, impa kuyobora abantu n'abantu bayo, nanjye ndi umuntu wayo, nanjye nkeneye kwimbwira. Abapastori Imana yabaretse, abakuru b'itoro Imana yabaretse, abadiyakoni yabaretse, abaririmbyi Imana yabaretse. Umuntu utahamagara ku gipande ngaje gutanga umurongo w'iritorero, abandi bose ntabahari. Ntago umwuka w'ubuhanuzi abyemera. Shoboka. Kasoreze kuri amagambo. Abona ku bitekerezo byabo ari byo biruta ibindi, bari mu nzira y'akaga gakomeye ko kurimbuka. Gutandukanya abantu nk'abo n'imiyoboro y'umucyo aribo abantu Imana yashiriyeho kugira ngo bubake kandi bagure umurimo wayo ku isi, ni umugambi wizwe neza na Satani. Gutekereza ko ubuyobozi bwose bwaguye, ngo iri toro nta mwuka w'Imana ukirimo, warangiza ukagerageza no gushaka ibyo uvuga ukabitondeka ukabishyira ku murongo. Umusha w'Imana aravuze ngo uwo ni umugambi wizwe neza nande? Hagara umwuka w'Imana wakora ibyo. Arakomeza agira ati, umva, kwirengagiza cyangwa gusuzugura ab'Imana yashiriyeho gukora inshingano z'ubuyobozi ku byerekeye gusakaza ukuri
n'uguhakana b'Imana yereje gufasha gutera ubutwari no gukomeza ubwoko bwayo. Umuntu wese ukora mu murimo w'Imana akirengagiza bariya batoranijwe n'Imana kandi agatekereza ko umucyo uzamugeraho nta handi unyuze uretse kuba uturutse ku Mana ako kanya, uwo muntu aba yishyizeho umwanzi yamushukira kandi akamugusha. Ubundi reka nkubaze, njyewe ndi umuntu usanzwe ntacyo ndicyo rwose, ariko ku itorero aho nyobora ndi umuhuzabikorwa. Mbikoze n'imyaka myinshi ntabwo nzi impamvu, ariko ndimo ndibaza ubundi bagiye kuntora wagiye ntabwo wari uhari. Wewe kubatakuza mukuru itorero chef ugiye so mukuru itorero rya nizo nyenyeri zingana gutya. Bone uraba turi adusaza twa dogiteri tumaze kugira imisatsi ibiri bari kuriyobora mu matarata bwete kabasaza barayobora itorero rikamba kamba. Wari tuwasha uyu mwaka utaha wazarinda uva mu isi utayoboye n'igihande. Mureke babwire ibyo ngibyo ni umugambi wizwe neza na Satani, kandi nta kindi bibyara gucikamo ibice, bikabyara ingorane mu itorero. Bikasomera amagambo hano make ku ipaje ya 55. Umva icyo bibyara iyo watangiye kujora, iyo watangiye gutekereza ibindi bitari byo. Dore ikintu bibyara. Ubutumwa bwaturanijwe ni umuzingo wa 2. Ndabizi neza ko mubifite, ariko ibitabo mukwiye kuba mubitunze rwose. Umva ko haranditse ngo itorero ntirigomba gucibwamo ibice. Itorero ntirigomba ni titene bwayo n'igihamya agasukoko. Kwari ngindi bacumi bava ngo itorero ry'Imana rirafatanya. Ego itorero ry'Imana rirafatanya, kandi twaribye ngo nta ngoma zidashira, ariko itorero ryo ntabwo rizahanguka, ahubwo rizahora witeka ryose. Umushayi w'Imana yavuze amagambo aravuga ngo nongeye kuvuga nti Uwiteka ntiyigeze avugira mu ntumwa iyo ariyo yose yita itorero ry'Imana ko ari Babuloni, kandi ahubwo ari itorero ryumvira amategeko y'Imana. Nibyo ukuri koko mu itorero harimo urukungu ruvanze n'ingano, ariko Kristo yavuze ko azohereza abamarayika be kugira ngo baze barukoranyirize hamwe, baruhambiremo imiba maze barutwike, nuko ingano bazishyire mu kigega. None ndimo ndabasa, nimba uyu munsi wa none usohotse mu itorero rya Kagame muvuga ko ari abanyabyaha, wowe ukaba ugiye uvuga ko ari umukiranutsi, ko Kristo naza azaza kurobanura intama mu ihene, ko Kristo yavuze ko urukungu n'amasaka bizakubana kugeza isarura, wowe utangiye kuvangura ute? Uwo muri muhawe nande? Mwuka w'ubuhanuzi aravuga ngo, mva amagambo nakunze, mva amagambo nakunze, ariko Kristo yavuze ko azohereza abamarayika be kugira ngo baze barukoranyize barutwike, hanyuma ingano bazishyire mu kigega. Umva amagambo, nzi yuko Uwiteka akunda itorero rye. Haleluya. Ntabwo rigomba guteshwa gahunda cyangwa se ngo ricibwe mu duce duto twigenga. Nta reme na rice riri muri ibi, nta n'igihamya kivuga ko bizabaho. Mubwira abagiye uti mugaruke, nta reme ririmo, nta n'igihamya kivuga ko bizageza bite. Iri torero rizabaho, kandi urukungu n'amasaka bizakurana, abanyabyaha n'abakiranutsi bazaribanamo kugeza Yesu agenje gute. Ako reka mbabwire ikintu twese tuzi muza kuzakumva, ziko mubizi mume nashoje harya mwibutse reka twibukiranye igihe cy'umwuzure kwa Nowa. Murabyibutse kwande Nowa yahungiye? Yego. Si yahungiye mu nkuge? Si yego. Reka mbabwire niba mwarasomye neza, Nowa yahungiye mu nkuge, ariko Imana iramubwira ngo wowe n'umuryango wawe mwinjire mu nkuge, ariko nanone winjiranemo n'inyamaswa z'amoko yose, kandi winjiranemo n'inyamaswa zizira n'izitageza gute. Izitazira hinjiye 7, izitazino oya mwenjijisha, izitazira hinjiye 7, izizira hinjiye 2. Ubonye unjijisha mu byaritswe ntabwo bishoboka. Izitazira hinjiyemo 7,
izi zirahinjiramo ebyiri ingabo n'ingore. Ndabaza ikibazo nigiza nkana, niba izi nyamaswa zizira zari mu nkuge na Nowa yari mu nkuge, niba zaritumaga zitumaga he? Nowa yari hese we? Are we iyo yiha kuvamo se amazi akamurimbura, nta handi ubuhungiro bwari he? Nubwo inyamaswa zizira ziri kwitumamo, ariko ubuhungiro ni hehe? Kandi reka babwire, igihe cyarageze amazi amaze guhagarara, Imana ibwira Nowa ngo kuraho igitwikiriye, uyu noneho ni umwanya wo gusohoka mu nkuge ugasubira ku isi. Mureke babwize ukuri, isaha yo gusohoka tuva mu nsengero irahari. Izi modoka mugendamo mwiteguye, tugiye kugendana n'amaguru. Matura nziza muryamaho, tugiye kuryamana mu miferege. Mwibyina mbere y'umuziki, ibyo mutegereje biraje. Aho byagiye. Reka twisoreze muri Matayo igice cya 16. Iyo nsoreje ibiri tuzakomeza nimugoroba. Tubabwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo igice cya 16. Amagambo nara yakunze cyane. Tubabwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo igice cya 16. Niba mwahageze ndasoma umurongo wa 13. Amagambo nara yakunze. Tujyane. Nuko Yesu ajya mu gihugu cy'Ikayisariya ya Filipo, abaza abigishwa ati, abantu bagira ngo umwana w'umuntu ndinde? Barasubiza bati, bamwe bagira ngo uri Yohana umubatiza, abandi bagira ngo uri Eliya, abandi bagira ngo uri Yeremiya cyangwa uri umwe mu bahanuzi. Arangije arababirindukana ku murongo wa 16 ati, mwebwe ubwanyu munyita nde? Abantu bose baracemererwa. Simoni murongo wa 16, Petero aramusubiza ati, uri Kristo umwana w'Imana uhoraho. 17, Yesu aramusubiza ati, urahirwa Simoni mwana wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo byabigishuriye, ahubwo ni Data wa he. 18, nanjye ndakubwira nturi Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazageza gute? Ndagira ngo muri iri somo dukubitira hakubuye ikinyoma cyihishemo, kimaze imyaka kigaragambye, kivuga ngo iri torero ngo Yesu yaryubatse kuri Petero. Kandi wabaza igihamya bakazanira isomo, ndababara cyane ngo Petero yo mukuru w'itorero mukuru wabayeho, ndetse ngo Imana yemeje ko imushyizeho itorero. Reka babwize kuri, ndamutse ndi mu itorero ryubatswe kuri Petero wapfuye utarigeze azuka, naba narayobye shoboka. Yesu yarabwiye ngo nanjye ndakubwira ngo uri Petero, yego niko yavuze. Ariko avuga ngo ngewe nzubaka itorero ryanjye kuri urwo. Ntabwo nzi Bibiliya mufite izarizo bitewe na verisiyo, ariko murebe hepfo mu busobanuro baravuze ngo Petero mu rugiriki ni ijambo risobanura ngo ibuye. Iki ibuye barariterura? Ibuye barariterura? Banarijugunya? Yego cyangwa oya? Yego, ibuye riraterurwa rikanajugunywa. Ariko baravuze ngo ibyo bita urutare mu rugiriki ni Petra. Petero ni ibuye, yego, ariko Yesu ni urutare. Ntabwo rero iri torero ryubatswe kuri Petero ibuye bajugunya, hoya, ryubatswe kuri Petra. Yesu niwe rutare rudaterurwa, niwe rutare rutanyeganyegwa. Iri torero ryubatswe kuri Kristo rutare, kandi iri torero ntabwo rihangarwa n'amarembo y'ikuzimu. Kubera iki? Yesu yaravuze ngo icyakora nari narapfuye none murawiteka. Aravuga mfite imfunguzo z'urupfu, yego, kandi Nizeye. Ndashimira Kristo ko yanesheje. Ni umugambi mukuru w'ingabo w'ikirenga, afite ubutware bwose. Yatsinze Satani, yatsinze icyaha, yatsinze urupfu kubw'umusaraba, arangije n'urupfu rwishima hejuru. Uyu mwami w'ikirenga, umugaba mukuru ofisiye generali watsinze, aracyagenda hagati y'ibitereko birwi
n'amatabaza aracyayoboye iri torero. Ndabwira abizera b'itorero rya Kagarama ngo nimukomere, muracyari mu itorero yobowe na Yesu. Kandi uwo ngo wanesheje aracyari umugabo w'izi ngabo, azahura anesha iteka ryose, icyubahiro kibikeye iteka ryose. Ni bandi banirikane kuba mu itorero yobowe na Yesu, kandi muzarigumemo kugeza ku munsi wo gucungurwa mu izina rya Yesu. Duhagaze dusenga Imana. Urakoze Data wa twese, udukunda uri mu ijuru, icyubahiro kibi cyawe. Tugushimiye guhamagara kwawe no kubarika kwawe, kwararitse imitima y'abahungu n'abakobwa ukatuvana muri uriya bakarudaya. Uyu munsi tukaba turi ubwoko bwawe, turi ishyanga ryera. Tugushimiye icyo watugize cyo binyuze muri Kristo. Tugushimiye agakiza waduhaye Nyagasani binyuze ku byabereye Karuvari ku musaraba. Ibyo turagusabye kugira ngo bihinduke hamwe mu bugingo bwacu. Kandi nanone tugushimiye ko iri torero ryavutse rikavukira mu biganza byawe. Tugushimiye ko no muri iki gihe gisoza amateka y'isi, ndavuga Laodikiya, tugushimiye ko ukiri umuyobozi waryo. Natwe tukwishyize mu biganza, ukomeze kuturindira mu butware bwawe. Ubwo uri hafi kuzavuba bidatinze ukaza gucyura itorero, amazina yacu azumvikane, uzaduha ubugingo buhoraho. Uduhane umugisha none n'iteka ryose n'iri teraniro, tubisabye Imana mu izina rya Yesu.